umuntu kuzaza abwirwa akanaburara kuko kubera imbabazi gusara birakaze. Ni ndazi gusa imihanda irakaza kabisa. Ako barabo babona bakuriyeho fone byaba ari ikibazo pe, bikagira icyumba kiba kibe ebanza mu mutekano reka pe, ntabwo hazica umuntu ameze gutya pe, arebera reka. Ariko se ntiwagitwara fone n'ubundi babyazazanye. Lewis. Kumbe ni wowe. Lewis, koko. Ni wowe usigaye uri amatelefone vrema. N'ubushize narakubonye ahantu ndabyibuka. Mbibereye muri sport urayincakuza ndaguhamagara uyirambika hasi urirukanka ngira ngo si wende kurota ndi mu nzozi. None ndakwibonera none iwanjye again. Lewis sure ko mereza hano senye. Hanisoni. Koko uwa igisambo ruharwa neza pe burundu. Baby sijya kugenda cyego. Wabaye iki vrema ko nkuzura umwana witonda uzi ubwenge mu ishuri. Uri umwana w'imico myiza wabaye iki? Wajibyorera mwana. Ni ibiki se? Mwere ibiki? Reba ukuntu wabaye, reba ukuntu ushobora guhirimbiriye, ureba ukuntu usigaye umeze nka mayibobo vrema. Okay, basi kakwica tuganire basi ungiye cyakumanya ufitiye ikibazo wabaye iki? Basi mata ye mutuvugane. Kuko ntabwo ndi kumva ikibazo waba ufite kabisa. Niko. Ngize kuri. Ikihe kibazo? Meza neza se bundi ufite. Akuserewe simbarungize kuri koko wabaye iki byakugendekeye gute? Gihe mbarungize kuri na n'ubu sinde kwiyumvisha ikintu cyatumye ugera muri ubu buzima aho usigaye utunzwe no kwiba. Ngiye nshaka kumenya story yawe nyuma yo kwishuri byagenze gute? Nyine reba aranyuma y'ishuri. Yaramarira gusa
twagize ibyago papa yo byagenze gute? aza gukora impanuka nyine avuye muri Tanzania yo ariko nyine ubwo ngubwo na nyuma yaho hashize nk'ibyumweru bibiri mama nawe kwiyakira biranga aba ariyahuye. Oya se kandi nawe yariyahuye? grand frère nawe nagiraga wenda wanyitaga akangurura utuntu wenda akajya namenyera n'icyo cyo kurya. ubu ngubu ari mageragere ibyo ibibazo ra umva ubu ngubu ni njyewe ibintu byose uri kugira iki wimenya n'iki si ukuvuga ngo nyine ni ukubungera kuko ngo niyo mpamvu nese mvuga ati nyine tewe ndi ku nanjye niyaranje n'umuhungu wenda mbone n'ukuntu narya nyine ariko bigoye urumva nawe urabizi kumva bitoroshye mwana we n'ibibazo kabisa sori nyine nanjye niko kugira iki nk'umuntu w'umuhungu nkavuga ati wenda njye ndeba wenda nijya nanabona wenda niryo rindazi nanariye n'iki wenda nanjye niba bamfata sijya kwiba mwana ndababaye pe ndababaye kumbe nuko byakugendekeye none se rewe ndabyumvishije uko byakugendekeye biranababaje pe ufite inkuru ibabaje cyane ariko ntabwo umwanzuro wafashe ari wo mwiza umaje kumva ko mukuru wawe ari mageragere yakatiwe ibi bintu bikomeje byo kugenda wiba nawe niho byarangira ugeze bikagera inzira wenda nanjye nkamusanga wenda ko wenda bikagera inzira ariko uracyari muto uri umusore ufite imbaraga wakora n'ibindi bintu byinshi ibyo bintu uvuga ngo ushaka gusanga mukuru wawe mageragere kuko ukumva ari byo none nagira iki ko nihebye nta hantu ugeraho kubarega nta n'ikintu na kimwe aho kwa mungano ubahe ko ntakubajije neza usigaye ubahe muri iyi minsi uri kubaye ubona mwega mufite ahantu mubaye zo mukagira ngo niko n'abandi biba byaragize murya mwaradamara wumva wihebye cyane biteye ubwoba ukuntu nsa gutya mfite ahantu mba ntuserebe mwaratese mwana mujye mugabanya oye ntabyo guteta please kandi ndabona nshaka ko tuganira kandi nkagufasha urabizi ko twari inshuti sibyo erega inshuti iva ku nzira kuba njye nakubonye nkakumenya kuba wageze ahangaha ibibazo byawe navuga ko bisa nkaho bigiye gukemuka ahubwo nari ntekereje nti kumva n'ubundi mbwiye ko ntaho kuba ufite ubuzima ko numva bugukomereye aho kugira ngo ndajya nza kugusura amageragere nta kuntu waguma ngaho umuntu akaba yareba icyo kintu yagufasha ari kuri hano none se ubwo ngubwo uri kuvugisha ukuri se cyangwa uri kunyibara gusa akusirewe njyewe ndi kukubwiza ukuri mani niba wumva byashoboka sibyo waba ugumye hano kuko ndi kubona ubuzima urimo njye bukambabaza cyane uri umwana uzi ubwenge ufite imbaraga wakora ibintu byinshi kandi byiza ngiye nyemerera niba bishoboka ugume hano sibyo ndebe ko nagufasha ariko uri hano kuko kugufashira mu muhanda uri mu kirere ntabwo nabishoboye nkukorera nko mu mabuja se basi usumura nko mu mabuja gute njye nshaka kuba uri hano gusa ibindi tuzajya tubiganiraho umukozi pe ariko rawi hari icyo ngiye kukubwira numve niba ukibuka koko ubwo ujya wibuka life yo ku ishuri wibuka ukuntu wajya gunereta unzanira utubiswi unjyana kantine urabyibuka
uzobyibutse se ha yego ndabyibutse kose nyine cyaragiye ko hari kera nyine cyari kera ko byakongera bikanisubiramo umwana rega nshaka guhindurira ubuzima rero yaba bigoye ni nakubuze narabuze aho warengeye ariko kuva nongeye kukubona Imana ikungaruriye nshaka kongera kukwitaho hano ukuntu uri umusore mwiza nk'ubu ngubu ahubwo se kankwereke n'ubundi kuko bimeze gutya reka tugende nkwereka ahantu uzajya urara uno guhindure nyine umere neza urasa ibyo byiza ra gende nkwereke uhindure noneho tumaze kuganira ibindi nyuma n'amaze no guhindura Nikitari kariwe nashakaga wamubwire se ko ushaka mubwire ko ari Brenda umushaka ari mu cyumba utuntu yari arimo reka nze mukubwire nta kibazo yamubwire iki gitero kukicara ko numva neza wajya kwicara hariya ndabona nkuzi pe rwose nyamara swere wese Lewisi ntabwo ari wowe watwibye telefone ntabwo ari wowe watwibye telefone wowe nyine ko tuza ni wowe watwibye telefone mudutabare watwibye telefone njyewe wowe nyine banza tuze nuzi ko mbona wafashe nk'igisambo bimeze gute wowe watwibye telefone yewe ubanjye cy'igisambo ntabwo ari wowe watwibye ahubwo se ubu waje kwiba hano ubu hari umuntu uhari umukobwa nigatikira wakicara aho ngaho ukabanza Nikita Nikita hano hari umujura umukobwa wawe murekure mwana uyu si uwo mujura watwibye kwe murekure umukobwa ni uwawe navuze ngo murekure icara hano ntabwo uri kunyuma ibyo ndi kuvuga twicaranire hafi twicaranire meze bite se ubonye nibyo cyangwa yakundana n'umujura umujura ni ndanga si wa muhungu watwibye amatelefone ntabwo se wakishije makeya mwana kisha make ubwo si ubwo ako gasore kazakumarira iki si watuje ko numva ufite urugambo rwinshi bimeze urugambo ako gasore ako ngako kari umva ugomba kumwubaha uyu nguyu ni boyfriend wanjye ibintu byarahindutse wowe tuza musobanurire ukuntu ibintu bimeze sibyo uyu mujama uyu nguyu uri kubona bamwita Lewis twariganye high school ari boyfriend wanjye
twifuza kuburana kubw'impamvu z'ubuzima none Imana yarongeye iringorora mu buzima bwanjye umusazi wo mu mutwe agasore nk'ako ngako ntusuzugurire boyfriend hano aha ni ndakwiyamye agasore nk'ako usuga ku kazakuma by the way ibyo ni ibyanyu ikizanye urakizi bagiye kuzanira imyenda ngira ngo narakubwiye ko nzamara amezi 2 hano so nyuma y'amezi 2 nkahita njya mu kazi ese ubundi ntabwo ubona ko ibintu byahindutse urukumva ibintu byaba bigikunze umva ibyo ngibyo ntabwo mbyumva ngewe twarabyumvikanye ko nzaza nkamara amezi 2 hano ntabwo mbyumva reka mbe nanigiriye mu cyumba ndaje amezi 2 sinini icyubuye nta mbega wagira ngo ni umusazi Imana ntumwiteho binyakubwiye byose kasi sori niko ameze sinjye uransiga hano tujyana ahubwo nyine suko ntabwo ikinda niba nafashe ubu nawe rero Bite tekura ni sawa dekura byagenze ute so wewe urabikirwa wibwira ikirwa wibwira ntabwo amaso amubona ako ntukijijishe ubura umwana nyine bizaraneze ubu ntabwo amaso aguha yahe reba ntabwo amaso aguha reba nawe hanyuma njye narakwishimiye maze kunyishimira twaba inshuti ariko babarira twaba inshuti babarira twaba inshuti twaba inshuti babarira ahubwo se umeze ute mu buzima busanzwe umeze ute mu buzima busanzwe kugira ngo se ubu nta kintu na kimwe uri kwibwira kijyanye n'iki nyine si ubu umwana koko urashaka ngo nkubwire iki ubu uri umwana niba urashaka iki ahubwo kari gushaka kunteranya ahubwo shere wanjye ubu ntacyo wibwira koko kijyanye n'iki se ubu nta kantu uba ureba ko karimo ntacyo nzi kubona ukuntu uri bogari gusa niko nashaka iki uri bogari kabisa usa n'ukwiranye n'uriya mukobwa none uranukwiranye nawe urashaka iki katwibera inshuti ariko mu ibanga ntazabimenye sibyo katwibera inshuti mu ibanga ntazabimenye niyo ushaka Mbese sabe
ubona wishimye Yego ndishimye urashaka ibintu byose yego byose nawe urabizi wikijijisha